ndagira ngo umanze unyumve neza. Kuba hano tugiye kwibanda ku binyamakuru bikomeye hano mu Rwanda, ni nayo mpamvu utari buze kumvamo Igihe ndetse Inyarwanda TV, inyarwanda.com, Radiyo Rwanda ndetse Afrimagisi n'ibindi binyamakuru byinshi cyane. Ndagira ngo ubanze usobanukirwe impamvu ibyo binyamakuru tutari buze kubivugaho, bitewe na update nshyashya ziriho, nuko uraza kugenda usobanukirwa. Ku mwanya wa mbere turahasanga ikinyamakuru Rocky Entertainment, kugira ngo nta muntu utakizi hano mu Rwanda. Kubera ko dushaka ko video iza kuba ngufiya, ku mwanya wa kabiri turahasanga Isimbi TV. Ni amakuru yizewe, ndetse nawe buri kinyamakuru turi kugenda tuvugaho nuza gusacinga uraza gusanga. Kamanze mbisegureho gatoya, ntago kuba turi kuvuga hano ku binyamakuru si uko turi kugendera ku subscribe. Ndagira ngo aho hantu manze mbabasobanurire, kuko ari aho na Red Budget zose ntazo twigeze dushyiraho. Twari tuvuye kuri Isimbi TV. Umwanya wa gatatu turasangaho Radiyo TV, Rwanda TV. Soreho gato ni Rwanda TV. Umwanya wa kane turahasanga Aime Empire, Irene. Iki ni ikinyamakuru cya Irene, ngira ngo mwese murakizi. Irene umaze n'iminsi ahatari kuvugwaho amakuru meza. Nta kindi. Ku mwanya wa gatanu hari Yago TV Show. Nuko rero urutonde ruhagaze rwo muri ino minsi, bitewe n'uko n'ama YouTube channel ari gukora. Ubwo turi kuvugira aho ngaho, twe twibanda kuba twakaneza binyuze muri viewers. Nuko dushoje, ndagira ngo mwibuke gukanda subscribe. Niwumva hari aho bitagenda neza, ujye uduha n'igitekerezo, duhari ku bwanyu. Ciao.